Nyirakanani Antoinette umucuruzi mu mujyi wa Kigali arasobanura uburyo ku itariki 15 z'ukwa kane uyu mwaka ubwo yaravuye kubikuza amafaranga kuri banki yayashyize mu bubiko bwaho akorera yikoza hanze gato aganira n'undi muntu. Umukozi we ajya hahandi yayashyize ayafata yose uko ari miliyoni 2 arayajyana. Nyirakanani mu kwinjira nibwo yarebye aho yari yayarambitse arayabura, ashatse umukozi nawe aramubura. Niko gutanga amakuru akeka ko yibwe n'uyu wamufashaga guha ibicuruzwa abakiriya witwa Cy'Ibyishimo uri mu kigero cy'imyaka 20. Amafaranga nari nyakuye kuri banke ngeze mu kazi nyabika muri tiriwari, noneho urufunguzo ndurekeramo kubera hari umukiriya wahise winjira. Ubwo maze kuvugana n'umukiriya nsohoka ngiye hanze, hari umuntu twavuganaga ubwo ariko hatateganye n'umuryango. Ubwo we yari yicaye hanze acunze abana mpuze arinjira ahita yafata hitamubura. Ninjiye ndeba hanze umuntu ndamubura, nyuma ndebye n'amafaranga ndayabura nayo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali CIP Sylvestre Twaje Amahoro arasobanura uburyo aya mafaranga yagarujwemo nyuma y'umunsi umwe gusa, ariko ngo uyu ukekwaho kuba yari yayibye yasanzwe ayagerereje. Harayo yaguzemo imyenda, inkweto na telefone nabyo yasanganywe bigafatirwa. Amaze kwiba aya mafaranga yacikiye mu karere ka Kayonza. Ageze Kayonza rero nyuma yo gutanga amakuru habayeho gukorana n'inzego polisi yo mu karere ka Nyarugenge ikorana n'akarere ka Kayonza, hatangwa amakuru birumvikana ku bufatanye n'abaturage. Uyu Cy'Ibyishimo arafatwa, afatanwa amafaranga miliyoni 1,430 niyo yari asigaranye muri miliyoni 2 yari yibye. Andi nayo hari ibikorwa yagiye yakoramo, harimo kugura inkweto, harimo kugura telefone. Uyu mugore wari wibwe n'umukozi we arashimira imbaraga zakoreshejwe mu kugaruza aya mafaranga, gusa ngo byaramukanguye ariko binamuha indi shusho yuko abajura bashatse bazibukira kuko ngo nta buhungiro bafite. Mwabajura mushaka mugende gake, menya naho mwajya hehe ntaho batakuzana. Urabana kwa gatandatu kandi ari ku mugoroba, ku cyumweru yarayafashwe, ariko birankanguye ku buryo na buri wese namukangurira hari kutageza no ku mubare w'amafaranga menshi umuntu hari agahita yashyira ku mwagenti akayohereza muri banki cyangwa umwagenti akadushyira kuri telefone tugahita tuyohereza. Polisi y'igihugu iravuga ko ubwiganze bw'abari gufatirwa mu bikorwa by'ubujura ari urubyiruko, ngo dore nk'ubu mu minsi mike ishize n'ubundi hari hagarujwe amafaranga nayo yari yibwe n'abatarava mu cyiciro cy'urubyiruko. Uyu wibye we yarari mu kigero cy'imyaka afite imyaka 20. Abibye ejo bundi bari afite umwe afite imyaka 23 undi afite 24. Kese tugenda twakira zose usanga ari muri icyo kigero, aho usanga ari bamwe muri bana kenshi rimwe na rimwe bataye amashuri, abatarataye amashuri bakaba ari abayarangije ariko baraye badashaka gukora, ashaka kurya tavunitse, agashaka gukira byihuse bitewe n'umuvuduko igihugu cyacu kiriho. CIP Sylvestre Twaje Amahoro aragira inama aba bari mu kigero cyo gukoresha imbaraga zabo z'ubusore mu mirimo yindi ibyara inyungu, ariko ngo bakaba barirunduriye mu bikorwa bibi ko bakwiye kubireka bakayoboka umurimo. Ariho tubwira urubyiruko ko rukwiye gukanguka rugakura amaboko mu mifuka rukagana amakoperative. Turafite za VIP mu mirenge, turafite banki ziguriza abantu, biga imishinga bareke kwiba cyangwa kurya ibyo batavunikiye. Itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange mu ngingo yaryo y'166 rivuga ko umuntu wese uhamijwe n'urukiko icyaha cyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 2, ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko atarenze miliyoni 2, imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi 6 cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano. Walker Jemrose Leonara, umwongerezakazi ukorera ikigo cyigenga Head of Young Citizens of Rwanda Life Organization, ari muri uyu mujyi wa Kigali. Bivuga ko uyu mwongerezakazi yibwagera kuri miliyoni 4,100 by'amafaranga y'u Rwanda ubwo yaragiye kwishyurira abana amafaranga y'ishuri, nk'uko ikigo akorera gisanzwe kibifite mu nshingano kwishyurira abana batishoboye. Miliyoni 4,110 niyo yibwe kandi yasubijwe yose kuko akimara gutanga n'amafaranga yibwe kuwa 12 Mata 2023 ubwo yaravuye kuri banki. Nyuma ayasize mu modoka asanga imodoka bayifunguye bayakuramo, yahise yitabaza inzego z'umutekano zirimo na polisi. None kuri wa 15 Mata izi nzego zamushyikirije amafaranga yuko yakabaye mu byishimo byinshi, ngo ntiyari yizeye ko amafaranga ye yagaruka.
I was advised to go to the RIB station in Nyarugenge and give a statement. But you know, I walked away feeling like, you know, I know so many people. Nagiriwe inama yo kujya kuri RIB i Nyarugenge ntanga ikirego ariko nyine nagiye nikandagira kuko nari nzi abantu benshi babuze ibintu ariko ntibigaruke ku mpamvu zitandukanye ndetse numvaga n'amafaranga yarakoreshejwe. Nari naratangiye guteguza ubwenge bwanjye kwiyakira kuko nari natangiye kwandikira inshuti n'abavandimwe ngo bagire ubufasha banyoherereze. I got a phone call from the officer in RIB and to tell me. Nyuma naje guhamagarwa n'umukozi wa RIB ambwira ko mfitiye amakuru meza nanjye nti mbwira ati amafaranga yawe yabonetse urasabwa kugeza aho dukorera. CP John Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda avuga ko abafatiwe muri ibi bikorwa by'ubujura atari ubwa mbere kuko ngo bamwe bananyuze mu bigo by'igororamuco yewe hari n'abakatiwe n'inkiko. Asaba abaturarwanda kujya bihutira gutanga amakuru mu gihe bibwe cyangwa bakorewe ibindi byaha kugira ngo bifashe inzego z'umutekano gukora iperereza mu buryo bwihuse. Nuko ikigaragara nuko batigeze babikora rimwe gusa, ntabwo ari ubwa mbere. Barafashwe bajyana mu bigo by'inzererezi by'igororamuco ku rwego rw'umujyi wa Kigali cyangwa se mu turere hirya no hino hatandukanye. Nyuma yaho babaje kujyanwa Iwawa, hari abahageze inshuro zigera kuri 2 bakagaruka. Iyo bagiye kukugorora haba ku rwego rw'akarere ukananirana, bakakujyana ku rwego rw'igihugu, ibyongororamuco ku rwego rw'igihugu ukananirana, ukaza ugahitamo kwiba muri ubu buryo. Birumvikana yuko mu by'ukuri uri umuntu wananiranye. Ariko iyo amakuru aje akererewe cyangwa se abantu bakayaganira gusa ku mbuga nkoranyambaga ntibayatange neza, mu by'ukuri biragora. Abakekwaho ubujura ni Niyitegeka Juma y'imyaka 23 ukomoka ku Mumena umurenge wa Nyamirambo mu karere ka Nyarugenge. Undi ni Nizeyimana Fabrice y'imyaka 24 wo mu mudugudu wa Rubona akagari ka Rugarama umurenge wa Nyamirambo ni mu karere ka Nyarugenge. Naho urwego rw'ubugenzacyaha RIB ruvuga ko amayeri akoreshwa n'aba bajura yamenyekanye bityo ko abantu bagomba kuzibukira ibikorwa kuko ngo urwego rwiteguye kubirwanya rwivuye nyuma ndetse n'insunza amategeko. Uyu ni Dr Murangira Bitsiyeri umuvugizi wa RIB. Bafite amahitamo namwe kubivamo, niba tabivamo amategeko agomba gukurikizwa. Barazwi aho bagenda, uburyo bwose bakoresha gucunga umuntu ngo avuye kuri banki ukamukurikira, ibyo byose birazwi kandi resultat cyangwa ibivamo nuko bagenda bafatwa. Sinumva umuntu ufashwe rimwe kabiri gatatu impamvu atabivamo. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yavuze ko kandi mu cyumweru kimwe bakiye amakuru avuye ku mbuga nkoranyambaga avuye mu bantu 30 bavuga ku nkuru z'ubujura. Abantu 11 nibo batanze nimero za telefone zatuma bafashwa, abandi 19 ntago bahise batanga nimero. Muri abo 11 barindwi ntibigeze bagana polisi. Naho Dr Murangira Bitsiyeri akavuga ko kuba ubujura bukomeje kuvugwa cyane bidasobanuye ko ari ukwiyongera gukabije, ko ahubwo ngo byaba bifitanye isano no kuba abaturarwanda baratangiye gusobanukirwa n'ibyiza byo kugaragaza ibyaha hakiri kare. Ntabwo twavuga ko kigenda kizamuka gusa, ubujura buza mu byaha 10 bya mbere. Ariko buriya no kuvuga ngo biranazamuka biterwa nuko abaturage nabo response bashyizemo. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaburira buri wese utekereza kwijandika mu byaha nk'ibi kuko ngo bifite ibihano bikakaye cyane ko abafashwe nibaramuka bahamijwe iki cyaha bazahanishwa igifungo cy'umwaka umwe kugeza ku myaka 2 gusa. Iyo bayisubira cyaha iki gihano kikuba inshuro 2.